kubabwira ukuntu ibituba bitandukanye. Ngiye kubabwira amoko y'ibituba bibiri, ikibiha n'ikiryoshye, ku buryo rwose nawe uzabiswera ukumva harimo itandukaniro. Twagiye rero, tugiye guhera ku gituba kibiha, kandi benshi banagisweye njya numva banavuga ngo gitera umwaku. Twagiye rero, igituba cya mbere kibiha ni igituba cyitwa urukono. Rero urabona umugore cyangwa se umukobwa ufite igituba cyitwa urukono akunda kuba atinya abahungu cyangwa se atinya abagabo, nta nubwo akunda guswerana cyane, ariko nk'iyo umufatishije ukamuswera igituba kiwe kirabiha, kandi ikindi gitera n'umwaku. Ari nk'ukuntu nk'umugabo aba yagiye, tuvuge n'urugero, wenda yagiye nko kugura indaya cyangwa se wenda n'inshuti ye bagaswerana, ukumva ngo yamusweye yahise apfa, cyangwa se ukumva ngo umukobwa yabanye n'abagabo bagera mu 10 bose uwo babanye ahita apfa, uwo babanye cyangwa se agakora impanuka. Ni icyo gituba rero cyitwa urukono gitera umwaku. Uwo mugore rero uba washatse nk'abagabo bangana gutyo bose uko babanye bahita bapfa, ni icyo gituba bafite rero. Icyo gituba rero cyitwa urukono. N'ubundi ni igituba kinini ngo gifite imigoma, gifite imishino. Hanyuma rero nyine iyo ugisweye nyine wenda nyine ngo kiranabiha, ariko nyine ngo kiba kinumye. Niyo mpamvu umukobwa ugifite cyangwa se umugore ugifite akunda gutinya abahungu cyangwa gutinya abagabo bitewe na defo aba yifiteho, cyangwa se nuko nyine nawe aba akiyiziho nyine ko gitera umwaku cyangwa se kibiha. Ni ukuvuga ngo rero icyo nashaka kubabwira ni icyo gituba cyitwa urukono. Nyine nashaka kubabwira kugira ngo mukimenye nacyo ni igituba kinini n'ubundi gifite imishino, ariko ikizakubwira umukobwa ugifite atinya abahungu, ntabwo aba anashaka ko bamwegera, mbese nyine gitera n'umwaku. Iyo umufatishije ukamuswera ari igihe uhita upfa cyangwa ugahura n'ikindi kibazo gishobora kukubwira yuko icyo gituba gitera umwaku. Twagiye rero, icyo gituba gitera umwaku cyangwa se kibiha tukivuyeho, tugiye kubabwira igituba noneho kiryoha kandi rwose nta n'iribi ryacyo, nta n'ikibazo gitera. Tugiye rero ku gituba cyitwa urukamba. Igituba rero cyitwa urukamba ni igituba kinini cyane, ariko ni ukuvuga ngo rero umugore ugifite ntajye yambara akajipo gatonya cyangwa se ipantaro imwegereye, kubera yuko icyo gituba iyo wambaye agakanzu kakwegereye cyangwa se ipantaro ikwegereye, icyo gituba kirishushanya kandi koko kikagenda kiguteza abantu bitewe n'ukuntu nyine kiba kishushanyije kigaragara cyane. Hanyuma rero we mugabo cyangwa se we musore, ikizakubwira umugore ugifite ukuntu aba ateye cyangwa se karagiteri ziwe, nizo ngiye kukubwira nazo, kugira ngo ni bimwe mu bizagufasha kumenya uwo mugore ugifite. Hanyuma rero icyo gituba cyitwa urukamba, umugore ugifite ntabwo ajya apfa kurakara, kandi igihe cyose ahora yisekera. Niyo muri kuganira ukavuga ibintu bidasekeje nabyo biramusetsa byatari, bitewe n'uko ahora yisekera. Kandi niyo bibayeho yuko umurakaza nyine, nabwo nyine wenda ararakara, ariko bigahita bishira. Umugore rero ugifite ahora aseka cyane, n'itari ngombwa nabyo agaseka, bitewe nyine n'icyo gituba aba afite. Rero urabona iyo ugiye kumurongora nyine icyo gituba kiba ari kinini cyane, kiraryoha. Kenshi na kenshi umugabo ugisweye ntabwo ajya gicikaho bitewe n'ukuntu kiryoha byahatari.
ni ukuvuga ngo rero gifite imishino miremire, gifite rugongo nyine, mbese buri kimwe cyose kirabyujuje. Uvuga ngo uramuswera ukajya umunyaza akanyara, noneho icyo gituba ni cya kindi wa mugore ugifite ushobora kumuswera, tuvuge uri kumucumita gusa, niyo waba uri kumucumita akajya anyara kandi uri kumucumita, kandi ntabwo bikunda kubaho cyane. Urabona umugore wese unyara, iyo umunyaje anyara kubera ko umunyaje, ariko icyo gituba cyo cyitwa urukamba, iyo ugisweye niyo waba uri kugicumita kiranyara kigatungereza byatari. Niyo mpamvu rero umugabo wese ugisweye ntabwo ajya apfa kugicikaho nyine, bitewe n'uburyohe kibitseho, ewana bitewe n'uburyo nyine gifite, ntabwo ushobora kugicikaho. Hanyuma rero icyo gituba rero, we mugabo cyangwa se we mugabo ufite umugore ugifite, cyangwa se we musore ufite umugirlfriend ugifite, ni icyo kintu nyine kizamukubwira. Nyine akunda kuba yisekera, ntabwo akunda kurakara, ariko rero ntuzagere kuri icyo nyine rero cy'urukono. Nacyo reka ngisubireho nubwo bitari nyine ngombwa cyane. Icyo gituba cyitwa urukono rero nabwo ntago kinyara, kiba cyumye byatari. Uragiswera, wenda tuvuge ari kugicumita, wenda tuvuge n'urugero, ari nk'igihe wenda mutangira guswerana, uwo mugore ugifite wenda tuvuge yashyuka, nubwo aba yitinyatinya, wenda ugatangira kugiswera nyine wumva cyoroshye nta kibazo, ariko gihita cyuma. Habe nuko uwo mugore niyo yababyaye inshuro 10, igituba cyiwe cyitwa urukono ntabwo gishobora kunyara rwose. Ni ibintu utajya bibaho, kandi tuzi uko igituba cy'umugore wabyaye niyo yababyaye rimwe, cyangwa se niyo yaba byarabayeho yuko akuramo inda, icyo gituba cyiwe kiba kinyara. Ariko icyo gituba cyitwa urukono niyo yababyaye inshuro 10, rwose uko wamuswera kose, ntabwo ashobora, mbese nyine umuntu utanyara ntiyashobora no kurangiza. Ni ukuvuga ngo niba batangiye kumuswera igituba cyoroshye, byagiramo hagati kigakomera, ntabwo ashobora kurangiza, kuko buriya nyine umugore wese iyo anyara cyangwa se igituba cyiwe gihora cyoroshye, bimufasha kurangiza, kuko biba ari fresh cyane. Usanga igituba cyaba cyumye, tuvuge n'urugero, wenda wamusweye wambaye puridansi, aho ngaho none cya gituba rero cyitwa urukono. Uko kinaca puridansi, yewe kinaca puridansi pe, ahubwo ni ukuvuga ngo nyine umugore ufite igituba cyitwa urukono, urumva rero kuba wibeshye ukamuswereraho, urumva nimba icyo gituba kiba gica puridansi, urumva umuswereraho n'imboro ishobora gucika ibisebe. Nimba afite virusi itera sida akaba arayiguteye, cyangwa se nimba ifite ukaba urayimuteye. Hanyuma rero ikiganiro cyacu uyu munsi naha tugisoreje, mukomeza kudusharinga, mukanda like. Hanyuma rero ikiganiro cyacu nakagaruka wifuza kudufasha